Ngiye kubasuhuza abakunzi b'inshuti y'Igikoni TV. Nejejwe no kongera kubana namwe kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi rero ntangiye mbashimira uburyo mwabanye nanjye. Nzajya mpora mbibashimira cyane. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora gutegurira umwana ukivuka amata yo kunywa. Wakwibaza ute se umwana ukivuka anywa amata? Yego, birashoboka ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Birashoboka ko ashobora kuvuka afite uburwayi bushobora gutuma atabasha konka, bigatuma bamuha amata. Birashoboka ko ashobora kuvuka akagira ikibazo cyo kubura umubyeyi, uwo mwana nawe icyo gihe ahita atangira kunywa amata. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo wategurira umwana amata wo muri icyo ukivuka kandi agakomeza gukura neza. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none mbahaye ikaze mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi aho tugiye gutegurira hamwe iryo funguro ry'uwo mwana. Ni mu kanya rero. Kurikirana inshuti y'Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza. Rero nkuko nemaze kubibabwira yuko uyu munsi tugiye gutegurira umwana ukivuka amata, niko n'ubundi ngiye kubigenza. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya gukora ni iki. Cya mbere ni isuku. Uyu munsi rero tugiye kubanza duteke amazi yo kugira ngo tuze kumutegurira amata mu mwanya uza. Ubwo rero ngiye amazi nayateguye mu gasafuriya gasa neza, kumenya neza ko gasafuriya uteguye ari akamata y'umwana ukivuka, kuko akeneye gukorerwa isuku bihagije pe. Mu kanya rero ngiye kuyatereka ku mbabura kugira ngo ashye. Rero ubu tugiye amazi nayateretseho mu gihe ari gutogota. Ngiye kubanza dukore isuku ku bikoresho by'umwana turi bwifashishe mu mwanya. Hanyuma rero aka ni akayunguruzo kari budufashe kuyungurura amazi tuyashyira muri teremusi. Aka nako nakogesho kari budufashe koza bebero y'umwana, kandi ugomba kureba neza ko gafite aka kayeponje, kuko aka kayeponje karimo nibwo uba wogeje neza bebero y'umwana. Hanyuma ikindi nyine ni bebero y'umwana tugiye gutunganya, niyo gikorwa nyirizina cy'uyu munsi. Yego. Hanyuma rero nanjye mbere yuko ntangira koza ngiye kubanza gukaraba intoki, nubwo n'ubundi ndi bube ngiye mu mazi, ariko umwanda uri mu ntoki zanjye ntabwo uri umeze nk'uwo ndi busange mu mazi cyangwa mu bikoresho by'umwana. Ubu rero ntangiye koza bebero y'umwana. Mugenzi wanjye uzirikane kandi wibuke yuko tugiye gutegurira umwana ukivuka. Ntabwo byoroshye, biraba bitoroshye pe, ariko kuko bibaho kandi ari ngombwa ko tubimenya kandi tukabikora. Niyo mpamvu tubikora kugira ngo twese tubimenye. Ntabwo ibihe byose bihora bimeze neza. Hari igihe biba ngombwa ko n'umubyeyi abura amashereka, bikaba ngombwa yuko umwana afata amata hakiri kare, ariko kandi nta kidasanzwe pe, bibaho ubuzima bugakomeza. Rero murabona ko ndi koza bebero y'umwana nifashishije aka kantu. Ni ukuvuga ngo koza neza hasi akayiponje karahagera, kandi n'utu tuntu twose dufasha kuba nayoza neza uko mbishaka. Wakwibaza uti ko yogeje ikiri nshyashya? Nyamuneka, nabonye hariho abantu bakora amakosa yo kuvana ikintu muri botike cyangwa muri shop runaka agahita atangira kugikoresha. Oya, ntabwo ari byiza pe, kubera ko umwanda wo mu nganda nawo ntabwo woroshye bene data. Hanyuma rero amazi yacu turi bukoremo amata y'umwana yabize. Ngiye kubereka ko yabize. Urabona ko yabize pe, kandi ntugatume abira rimwe gusa, kuko ntabwo mikorobe ariko ibihipfuye. Bireka abire byibuze ubone ko abize nk'inshuro nk'eshatu byibuze. Murakoze cyane rero, mukomeze kunkurikira. Ntabwo ndasoza, ariko iki ni igikorwa cya mbere. Aya mazi nayo kuza gutegura amata y'umwana ngiye kuyasuka mu gateremusi, noneho nteke
amabebero y'umwana, kuko ntabwo nubwo avuye mu runganda ariko menya ko no mu runganda haba harimo nawe urabyumva ko rwose yaba afite umwanda ahubwo kurenza ibyo twibwira. Reka rero amazi nyasuke ubundi mpite nteka n'amabebero y'umwana, nimara kuyateka nibwo turi burebere hamwe uko turi bukore amata y'umwana akanywa. Murakoze. Kurikirana Inshuti y'Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza. Ngo ibintu byose bigendere ku murongo. Hanyuma ugasuka nabwo ukoresheje akayunguruzo kugira ngo niba hari n'akanda kasigayemo n'ubundi kavemo, kuko n'amazi nayo ubwayo buriya n'uyunguruza yabona ko aba afite utuntu n'utundi. Hanyuma rero nkaba ntangiye guteka bebero y'umwana, nabwo nubwo maze kuzishyiramo hano mu gasafuriya, nabwo ndazireka zibire neza. Nimara kubona ko zabize neza ndazikuramo mbone gutegurira umwana amata. Murabona rero ko bebero zanjye zahiye zimeze neza rwose, nta kibazo. Aho bigeze ngiye kuziteruraho noneho nkora amata y'umwana. Hanyuma rero umwanya ngezeho ni umwanya wo gutegura amata y'umwana, hanyuma tukamugaburira. Aka ka box niko nateguye kuzajya nshyiramo bebere y'umwana mu gihe namaze kuyitunganya neza. Nawe ufite uburyo wabigenza, nta kibazo. Cy'ingenzi ni ukumenya ko wakoze isuku kandi ibintu by'umwana ukamenya neza koko ko biri ku murongo. Hanyuma rero murabizi ko nakarabye intoki, ngiye gukora amata y'umwana. Iyo ugiye gukora amata y'umwana rero ntabwo ari ugupfa gukora uko wiboneye. Hano dufite aya mata Colgate, hanyuma niyo ngiye gutangiza umwana. Ni amata kuva umwana akivuka kugera ku mezi 6, nta kibazo, nta ngaruka kuri uyu mwana. Hanyuma rero nawe wakoresha n'ayandi, gusa ukamenya neza ko ari kuva ku kwezi, mbese akivuka kuva kuri 0 y'ukwezi nyine kugeza ku mezi 6. Tangiza hano baba baradushyiriyemo akayiko twifashisha mu gupima amata y'umwana. Nanjye rero sinzi nimba mukabonye neza, ariko n'ubundi ngiye kugakuramo. Mfite neza intoki kandi n'ubundi ndirinda no gukora ku mata. Hanyuma nanjye ndaje ngakoreho nkabereke uko kameze, kuko akenshi na kenshi mu mata menshi muzajya mugasangamo. Ni akangaka rero. Noneho ngiye gusuka amazi muri mililitiro 2, kuko hano ngiye mfite guhera kuri 2. Nawe ushobora kuzaba ufite yenda aho itangira, ariko ni ukuvuga mililitiro 1 ushyiramo akayiko kamwe, nimba ari 2 ugashyiramo 2, nimba ari 3 ugashyiramo 3. Ubwo rero ngiye gutangirira ahangaha, ndashyiramo akayiko kamwe kamata, ndashyiramo amazi agera ahangaha, hanyuma nongere nshyiremo amata akayiko. Bivuze iki? Bivuze yuko impamvu mbikoze, ntabwo uyu mwana ntabwo aragatangira kurya cyane. Birashoboka ko yakamara, natakamara ndayabogora kugira ngo nze kumukorera ayandi mu gihe kibyuze. Irindi kosa utazakora, ntuzakore ikosa ryo kugaburira umwana amata namara nimba yasigaje ngo yabike uze kuyamuha. Oya, wibuke ko uyu mwana nibwo akivuka, ntabwo igifu cye ari cyo cyawe. N'ubu ngubu kubikora gutya nuko nta kundi twagira. Bya bindi bavuga ngo na amabura kindi, nuko nta kundi twabigenza. Ubundi yakonse akageza ku mezi 6 nk'uko abandi babigenza, ariko kuko nta kundi twabigenza, turihangana tubikore kugira ngo ubuzima bwe bubeho. Rero amata urayashekinga cyane, urayacugusa cyane kugira ngo urebe yuko yanoze, hataza kuzamo utuntu
utubumbe tw'ukuntu twatumya ukabona nyine ko amata atanoze. Oya, ugombe uyagire gutya paka ubonye anoze nta kandi kantu k'akabumbe karimo rwose. Nk'ubu ngubu ndumva nabikoze, ndabona bimeze neza kandi biragwa muri kabiri koko nk'uko n'ubundi nabyifuje. Rero nujya gutegurira umwana umeze gutya, muteguranire isuku ihambaye. Koresha uko ushoboye kose, ukore isuku kuri uyu mwana w'uruhinja, kandi ibingibi bizamufasha gukura neza pe. Ibi rero impamvu mbikoze nuko hari abantu benshi baba bavuga bati umwana w'uruhinja nta kindi kintu afata. Nibyo pe, ntacyo afata, ariko hari igihe biba ngombwa. Nk'uko nabivuze ngitangira, si ngombwa kubisubiramo. Niyo mpamvu navuze ntireka mari impungenge n'abantu bibaho bumve yuko nta kidasanzwe rwose, muhumure kandi umwana azakura neza. Nyuma rero hari ikindi kintu ugomba kwibuka gukora, kuko iyo umaze kugaburira umwana amaze guhaga, yahaze byarangiye, wibuke gukora neza isuku y'umwana. Bibero maze kunyweramo hita uyoza. Impamvu ya mbere ni iyi. Bizagufasha iki? Bizagufasha ko iyo umwana amaze konka cyangwa kunywa amata wundi atasinzira, ariko bizagufasha yuko nakanguka kurwana no mukoza, kuko kwa kundi amazi akijejeta ku isahane cyangwa no kuri bebero ni izindi mikrobe, ni imyanda. Ariko iyo ukoze gutyo ugahita ushyira neza ahantu muri kabogisi cyangwa ahandi hantu wateguriye umwana wawe, iyo akangutse uhita umuha kandi igikoresho cye gifite munyihanganire cyane. Hari ikintu ngiye ntababwiye. Wowe urera umwana, nibagiye kukubwira ko mbere yo guha umwana amata ubanza ukumva ubushyuhe afite. Kugira ngo ubwumve rero nawe wishyira ku mubiri wawe ukumva. Iyo wumvise ari akazuyazi ku buryo nyine katari bumwotsi, uramuha. Nk'ubu ngubu hano ngewe namuha. Rero ni karibu nawe mu gutegurira umwana. Ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi nahangaha ngisoreje. Abo tubanye ubwa mbere, ntimugende mudakanze subscribe, akazogera, share, like na comment. Murakoze cyane, ndabakunda. Naho ubutaha, bye bye.